ari kirara nta kibazo ari kureka nikoreshereza iyi telefone hanyuma aha ni karibu Jackie ni karibu injira n'ubundi barakoze kuza n'ubundi rongo ryari rinyamereye nabi yewega umeze neza ndabona akazuba wakambariye ariko rero nyine umugabo yarahari nagombaga gusa neza ntabwo muhuye turahuye nuko rasubiye ku kazi ubundi usigayemo nyine rero nta n'ikintu njyamura nyine njye nigumira ahangaha nkareba filime nkazihaga nkaryama nkumva ndarushye nuko ariko nyine njye ndabikunda ureba filime uryama ubyuka mu rugo wizengurukaho nk'ingufuri gusa washatse akantu kose ucyabura kamanze nkubwire icyambere cyo ngewe umugabo wanjye amafaranga akorera mbona ahagije urumva ikindi cyemba numva ko kwiryamira mbikunda uzi ukuntu nkunda amafilime y'amasizoni uzi ukuntu nzikunda ntabwo bizi wowe rero numva binguye neza ubundi wenda mva hano gake cyane ngiye nko gusenga ubundi nyine njye gusura nk'abashuti banjye ngiye numva ni kwigumira mu rugo ari byiza harya wowe uracyacuruza inkweto ndazicuruza gushakira agaseta sesheri akarikashwe se ntabyevera mbere byo gucuruza ngiye no muri zone ari ki sana ntabishobora gica waretse kuzigishwa n'umuruha mugore ukava mu rugo umuruho se nibiki winde ubona nsa no kuruha ibazi yo kagenza bamufunga ntazi gukora nuko ari wenyine bari barazari kundya cyakora byo zari kurya wowe zari kundya pe zari kurya ariko nyine wahagaze neza none wowe ibyawe sinabyishimiye ko ntabihamagaye wowe wateganije reka umugabo wanjye ntibamufunga ariko ngo gitera umwaka bwabanye ntibamufunga nanjye ko ntahamagaye sha weza ari ukurya koko sha simbizi haryo n'imyaka 7 yose yego shara yimaze ariko arabura agataha yego ubu ndamwiteguye ndasereka mu twana tuguye cyo kunywa komana ariko naje nashize inyota pe neza akibazo byo kunywa se asika kuzana nda kumazi nta kibazo naye kuva mu rugo ntacyo mfasha nayaza nta kibazo umva mucyo igira mucyo ajya yumva se shawo mungu ufita we mucyo ese mabja zana akoze uburyo umuntu aba yakwabirije hamagaye buryo umuntu aba yahamagariye utanankanira ariko si uko mabja zakanga ndimo ndumva ibyo bintu bizajya bituma numva ko uzimba nahamagariye ariko mabja we iyo mpamagaye bitana zikuramo abanza nkanakumva ngaho genda uzana amazi umushyitsi se nubwo ubanza ngo umusozo wo umukandagiye mabja nawe ni wanyu ndabona mujya gusa arya ngo muhiki mwebyeri iki muzanira amazi akuva uranyumvira ibintu baza kwa boss mamazi kwa boss ibyo musore fitanga yemeze wowe wazavuga ukaruha ntabwo twabashoboye ubu naravuze nararushye ngiye umamazi ndebe ko nagurane urabo cungera atayakumenaho kumane mabja mbabarira ntabwo bizongera ariko ngiye kujya niga noneho kugenda gake ndamwera urusoro rwose yarukoze ngaho ugiye twiganirira yose sawa mabja uzane torosho hanagura ahantu dore ukuntu wagize mvuze ngo torosho hanagura ahangaha sawa ndebera ukuntu hagize uraribya n'agasatsi genda gusesa ahubwo none buriya mbekukoze twiganirira tamare kubyuriye ahita ambwira ko tuzajyana muri ya gahunda ko umugabo yayemeye ko azajya ngaho tukagitinga nako nkakore yanamfanyira ngaho ugira vuba hanagura ahangaha kuko arakubagana niyumva ahubwo natwe twitwara genda ntutamenya iki kirahure ngaho genda mabja reka ibintu byanjye nzi ukuntu mbikora buriya njye ndabibona n'ubundi ngaho sire gutera isima mwumvikana ibi byose byangiritse ni kare kwanze gucakura kuki utaje kwibohora rero numvaga nameze neza ariko uretse n'ibyo ngibyo mu kanya ariko umugabo wanjye yaragiye gusubira ku kazi ntabwo uzi ko rero iyo ngiyo zakibuye ariko ntabwo umugabo yabitindaho najya mumanze mutegure ariko muhekeye erega n'umukobwa uzi ko afite akazi gasobanutse kandi yagahawe na FPR ariko nyine n'ubundi ntacyo tuvuga tukibohorera no mu mirimo n'ibyo dukora
ibyo byose tukuza kwishima muzagwa reka ngende usigara ubitekereza ngaho ugenda ubitekereze ubu se nanjye mfite gahunda yo kujya ku gisozi mukiriya amaze kumpamagara hagira icyo acuruza imyenda cyane ndageza imyenda y'abana Reka ngende ubu nzajya nandika impinja zivutse uriya mubyigana sinabivira njyewe rwose mujye mukomeza mucuruzi ntababwira iki nyamara gicari ibintu bari kukubwira ubwo nawe watinyuka ukambwira n'inzoga zawe none si inzoga ugira ngo inzoga kuzinywa hari ikibazo ariko ukamenya mu mutwe ugakora ukavana hasi amaboko mwaje mbageze ku irembo reka mva cyokora murakoze nyine mukuza kunsura nyine nari mbakumbuye natwe twari tugukumbuye ariko ngeze ahantu abantu baba bari ntacyo ugomba gutekerezaho neza gukora ibintu byo gukora ubundi ntibabwiye ko ngiye bandoza umuruho baruze gukora ngewe nashatse neza ngomba gukomeza nkicara nkaruhuka niba abana banjye biga bakaba barya sibyo ni ibiki wese kandi burya baza kunesha umutwe gusa wowe witonde unyitondere utanyitwara nabi nka gutura umujinya wawe oya mabusha ntabwo njye ni iki none ni iki ni iki mabusha nyine nari ngiye kukubwira si urabona amasaha ageze se ukuntu urwaye igitugu simaze ikizi no gukora gikize intoki mabusha rero reka ntacyo mubwira urabona ariko birabigore n'ibikajya kurakaza cyangwa ifate gutya mabusha nshobora kwifatira byose nkabipfunyangira mwanga noneho rero ubutaha nzabivuna ahubwo cyakora cyo habivuze ukuri koko ngo umwana mubasetsa nyine mbese mabusha niwe mukunsetsa gusa nyine ubwo nakugira neza ngaho mbwira noneho ndashaka nyine mu kanya ngiye guteka nyine mabusha ukambwira biriya bigore byo kuza kunezeza ime ngaho genda aho ugenda ubikore nyine ngiye tugiye twite duhamagara kuri busheri bazizane ngaho nyine uze kumbwira bosi ko no munsi nkumve ka kantu kamanuka gutya gakonje apana biriya byirwa muri firigo biriya byo muri firigo maze si maraso byakumenyereje ngaho genda sawa oui ni karibu ni karibu seni wowe wabaye iki se warwaye warwaye se bakwibye se ni amahoro umeze ute se wapi banyirukanye ku kazi banyirukanye niyo mpamvu ubona ntameze neza reka byose n'ibiki akira ubanza umubazi none se bakwirukanye nibaguha n'amafaranga ubu nta mafaranga uzanye mbwira abanza ubukuru nta n'amafaranga se hari n'igiceri cy'atanu amakonti yose ndakubwira ko bayagorotse ubu ukonjeje na mashine yanjye y'akazi nakoreshaga n'imyenda yanjye nta na kimwe nizanye konti ziraborotse ndetse sinzi n'ibindi ubwishingizi turakomeza tubukoreshe bwo iminsi y'amezi 3 gusa urambwira ko ugiye kujya gutonda kuri mituweli ahubwo nturishyura mituweli kandi ejo bundi haje abagore n'abateramwaku kandi bizi n'ubundi batera umwaku bosi muraho bosi arananiwe mabusha wabonye ibintu byanditse ku nzu ibikise kandi wowe naje ndabikubwira noneho mabusha urabura gutegura ku meza nubwo utaza kumbwira bosi ndaguha noneho genda ngaho yihuta nawe mabusha nyine nangiye kukubwira kuri butike bambwiye ngo amafaranga amaze kugeramo ngo ibyo guhaha amaze kuba menshi urashaka ko mubishyura noneho hari n'ikintu cy'igipapuro nashyizemo hariya umuntu nyine yakizanye yambaye ijire ngo nuwo bari kuri ubwo ni uw'amazi ni ibintu by'amazi ni wowe ubizi mabusha nicyo mwemerera weragura umusirimu igire komeza umbwire niyo ndi kukubwira wowe tubwire uri kunsakuriza nyine ngaho mbwira babizanye baravuga ngo ubushize ngo baje kubareba ngo mubishyure nyine uwo muntu nabonaga ari umuntu w'ubwanwa yego nyine kuri asajya uvuga ngo reka gukomeza kumbwira byose rero reka mbikubwire birangize mabusha noneho ahita ambwira ngo ubushize ngo baraje ntimwishyura simbizi yego nyine gakomeza umbwire noneho rero ngo bamaze kugeramo ngo ibihumbi nimba ari ubwo uraza kubyirebera yego noneho nciye no ku irembo se mabusha ikizi aka kazu kacu njye ntabwo nakavamo kavamo urabona mu cyumba hari hose icyanyu cyapa kivuga iki nyine icyapa kiravuga kivuga ibikisi wundi ku
inzu Bikize. wowe n'uyu muhungu wawe muba muri mu biki bose reka reka mbikubwire nihuta bavuze ngo nako haranditse ngo iriya ino nzu iyi ngiyi turimo iyi yese iyi ngiyi Ni bande mabuja zibaye? yayindi nakubwira nako boss mabuja nawe noneho boss mabuja haranditse ngo iyi nzira agurisha carari Ngenzi igizete carari Ako noneho wanasinze ngira wasinze ufata ibiyobyabwenge uretse ko njya numva nyine bavuga abantu bafite ibintu bakabafata by'ibipapuro biki uri kuvuga n'ibiki ega boss njyewe buranabuze no kuntu mbikubwira nyine ngiye ndumva ino nzu ntayivamo mbwira boss tuzabaye habaye iki se siko nabonye ngo ino nzira agurishwa ya nyine hari ku cyapa haranditse ngo ino nzira agurishwa hariho na nimero za telefone izo zibiri kiri ku muryango Uragishyizeho wakibonye kuri njye mabuja kuri njye nakiboneye boss nawe urakibonye nicyo ngicyo nakubwiraga turakora iki akazi karabuze inzu itejwe cyamunara turajya he Utavuga amateka yose hanyuma se ya mafaranga hari ayo mafaranga ufite ntayo muri ya mafaranga yose naguhaga Ayo nagabiza nahitaga nyakoresha hariyo najyanaga muri salo hariyo najyanaga bakankorera imisatsi hariyo najyanaga muri za groupe njya mbamo nta na make mfite ubu niwe nari ntegereje ahubwo nashaka no kwishyura n'amata ntacyo bitekerezeho ushaka icyo uba ukora uzakora nawe muri iyi minsi mu gihe bigenze gutya ubitekerezo icyo gukora reka njye kwiryamira yewe ntabwo ngiye gupfa kureba ya nshuti yanjye Jackie mvuga ko hari ikintu yamfasha Muvunyi umeze ute se wageze ino gihe kira komera cyane turashima Imana tumaze iminsi tutabonana tu mucyo azanye umushyitsi agatebe yego ko jya wumva vuba ku mucyo wabaye ngaho genda urakoze mucyo yego murakoze cyane turashima Imana none se we bite ku kazi yo ngiyo mumeze ute ko twebwe izuba hano iwacu bitwakiye ariko ku kazi bimaze neza ndabona utameze neza byo ndabona ubabaye ndabona utishimye ari ibindi bindi azi iminsi mfite ikibazo singuhisha ku kazi nta kazi mfite muri iyi minsi akazi mfite baranyirukanye niyo mpamvu usanze ndaho wari usanzwe usanga ubona nicaye hano se nta kazi ufite muri iyi minsi Muvunyi ngo barakwirukanye bibaho yesu Muvunyi ko twabanye uri umwana mwiza ko twigaye uri umwana mwiza mu kazi ko ari umwana mwiza aho twagiye dukorera hose ko ari mwiza byagenze ute kugira ngo bakwirukane ubundi iyo mu kazi bibaho niyo ukora neza iyo unakora cyane byanze bikunda ugomba guhura n'ingaruka ingaruka rero ushobora kwirukanwa ushobora guhura n'ibindi bihano nanjye nk'uko byambayeho ntacyo komera cyane ikindi sinzi ukuntu nanabyutse wa muhungu wanjye icyo arambanaza aje ambwira ngo inzu nayo bari kuyigurisha n'inzu bayifashe urumva atari ikibazo mugenzi wanjye nturutse nabwo ntashye nsanga umugore nawe mubajije amafaranga nzi ko yabitse amakonti yanjye bayafatiye rero muvandimwe nabuze icyo nkora reka nkugire inama muvandimwe wanjye rero urabizi ko ngukunda kuva kera
inzu niba akazi kahagaze inzu bakaba bayifashe bayigwatiriye yanagurishijwe ugomba kuyisohokamo ibintu ntabwo byoroshye ni uguhaguruka ukareba icyo wakora madamu se na bugingo n'ubungubu nta kintu yakoraga nta kintu yari bwibwi ko nzi ko twagiye abadamu bacu bagiye bagerageza kumwigisha bakamwereka buryo ki bakiteza imbere na n'uyu munsi nta kintu agerageza cyo kugufasha wenda kubera ko byaba byagenze gutya birashoboka ko hari icyo yazibwiriza ariko rise niyo yakibwiriza ndahera ko nta mbona nicaye hano nta n'igiceri cyatanu ubu mu rugo wakaba wari wigeze uza usanga mu rugo nta n'igiceri tuganira gutya ntacyo tuganira ni ubwa mbere mbibonye mu rugo kwa Muvunyi nta kintu cyaburaga ahangaha umuntu yafataga icyo ashaka ariko ntacyo mfite nagufasha gifatika ariko kumbwira ati ahangaha bose nta kintu n'abana hano mfite inoti ya 2 niyo mfite ariko turi kumwe tuzakomeza kubana kandi nzakomeza kukugira inama no kukuba hafi akira ibi 2 ubishyikirize madamu murebe uko mwakigenza kandi ukuntu namwigisha nawe atangire niyo yajya gucuruza reka buriya gukira wanyuma ukaza kugira ibibazo siko gupfa ibyo ni bisanzwe umuntu yayaheraho ariko tukabona n'ibijumba umwana arari cyane uyu munsi umuntu bagiye kubura uyu munsi umuntu aba afite ejo ubuzima bugahinduka nawe akajya hahandi babandi bari ariko uyu munsi nanone waba udafite ejo imana ikaguha gutunga sawa komera cyane imana ikwiteho bane bumugisha batarwa aje isanzwe mfasha ngira gute batangiye kujya bana bafasha Muvunyi ndajya he siko wicaye hano aho impundu usanze Gakwanda avuye hano araje kunsura twaganiraga namubwiraga ibibazo nahuye nabyo akunda ariko dore asigiye 2,000 buriya rero iyo umuntu agiye gukira cyangwa iyo umuntu agiye gushaka imibereho ahera no ku giceri cyatanu ukaba ushaka mu isoko mbere kurenga 2 amafaranga ntabwo wagenda ko abantu bakugiriye inama ukabyanga ufite amafaranga menshi ntabwo wagenda ugacuruza avoka cyangwa n'ibigo urarebye usanga mbese ayo ngayo aya ngayo aricyo gishoro ndi bujye gukoresha ni ayo ariko nzakubwira ariko se ugushyize mu gaciro uratekereza ukabona ibi 2 nabimaze iki ahubwo se uretse no kujya kuyacuruza ngo njya kuyashaka igishoro aya ngayo nayahaye ariko waciye bugufi ariko se kwanga atagura n'umugati washatse icyo gukorera iki se waciye bugufi ugashaka bakera sinabuye ko nta kintu nshoboye kandi njye ntabyo nshoboye nyine rero niyo mpamvu ugomba gukomeza ugenda nyine byo gushaka kandi kazi ese akazi niba kahagaze ugakahagaze burundu yego ntabwo gahagaze burundu nzakomeza nshakisha ariko se mu gihe ntayakabona tuzabaho ariko nzagira ntitukramubonekwananira uzagenda uhinduka nta kibazo uzahinduka amacyusa nushaka bose bakirana kuma ntana musita ahubwo dore n'iki nagiye kurya urira pfuye ubwo se umuntu n'irihiye ubwo ibyo giwanje kuri hano bagitetse ahubwo iratetse ahubwo wamenya atarahiye umva cyo kwigiza imana niba sanze nta bakiri bifite ubwo ururimi rwabo utavuga cyane
ntakubwira ubu ntabwo umaze kwiteza imbere yewe za nkweto nacuruza wazibonye nongere n'ibintu byose uri kureba ubu ntabwo umaze gutera imbere igihe nakubwiriraga igihe nakubwiraga ngo uve mu rugo ukure amaboko mu mufuka umuvunyi yatashye bwiza buraje bugure no kwisiga ubu se nawe ugiye kumfatanya n'ibibazo byose muye nabyo oya buraje bugure no kwisiga pe gusa ubu nanjye kukubaza iki uri kubita se n'iri buye mumeze mute si uko njye buriya muvandimwe wasohotse ni hamwe imbwa zimurya habaye ikiye ngo umugabo wamwirukanye mu kazi ubwo mwabashize ngo umugabo wamwirukanye ubwo se nawe gicara arajyayo ajyayo hereza igihe cyose twamubwiriye twumva ni ahame hamwe areba iyo wikwishimanya sinishima mutumva inama uzi igihe twamwirukiye inyuma tumwinginga agakore ni ahame hamwe siwe wabona umugore udashaka gukora arisiga iki akajake buriya rero aho umukobwa aguye utererayo utwatsi kandi ubizi ni sawa uje guhaha iki mwiruka no kuduhahira nje guhaha hano nuko mvuga muganira ariko ntacyo mwabanza mukaganiraho ubundi nkaza kwita nkubwira ibintu nshaka oya wambwira nta kibazo uyu se katinda kamwe mwaye gatera wicaye uba wicaye siko mvaga muvuga kwa mawe musigaye mutangira byiza senkane mabuja avuye aha yaradukubise yaraka afite umujinya mbwira ahubwo amakuru ashyushye ntabwo ubizi arambwiye ngo umugabo ntari gukora samba agasukari nka nyuma nta kibazo kwa nta kibazo ni ukuri ariko uba amakuru ashyushye pe kwa mabuja bisigaye ari ibindi bintu umpa amakuru ashyushye ufite imbavu umva niteguye guseka ngaseka mbwira bimeze bite kwa mabuja uretse nzinye n'iradi kwa mabuja harahiye reka nzinye iradi iri mirando kwa mabuja reka mbikwiye kwa mabuja harahiye reka kwa mabuja bose bamwirukanye koko se baramwirukana bose araza isura yaguye nk'amabere y'abakecuru kata nubwo ndi guseka ibintu ntibishukeshe bazanyishyura bakuye ariko cyakuri mu mwenda yesu yakayiremo bikuye ubundi 60 mani kayirange se ni wowe gisebo cya mbere mu gihugu baracyatuma amafaranga menshi cyaze warasebye uza amafaranga yanjye wanyambuye se reba none se wakora kudahembwa cya bosi nyine urabona yari umwana mwiza na mabuja twirirwaga twisekera mabuja rero akambwira ngo YouTube ngo WhatsApp ngo yaposti yaje hano atisize na tiro yego yarabeze usiku yari urushwe burya mabuja yari urushwe mabuja ariko waramufyeka mabuja ukaza ugahahisha 2 nkandika 4 none ubu kunarigishwe ko yari afite umugabo w'umukire mabuja yari urushwe yarambwiraga nyine ngo stoke ngo genda ngakira urufunguzo kwako ndigira ngo ngakira urufunguzo bimwe wajya guzana ibyo wabaga badashye muri store diore cyangwa mabuja se nakibwiraga ngo mabuja isukari yashize ntukirwe mbwira iby'isukari genda ubabwire baguhimbe numvaga ntari tarifata nk'icumi ariko birimo birankora nabe rero chanze n'inzu barayigurishije yewe mana uzana basigaye baba habo kibana hafi narahavuye mwana hari anabonaga nza imana ngiye kuzapfa bagiye bazi ko basigaye bateka ibijumba bakabirya byonyine nani imboga mu gitondo nta barasebye nanjye mabuja n'amakazi abana bazaza ako tunasize bitaraza nibyohe afite ibyana by'ibishwi yareze tujya ku mazi bigagarega mu ishuri ryiza cyane barasebye barahita biga 9 years basic education kuko kintu numvaga bose arambabaje aka nta kirege cyari yaracagaguritse nta kirege cyari arambabaje ariko ahubwo bagore mukundirana nawe mu mukunde yarasebye ubasigaye rwara n'umugore ubu za nama yazumva akaraga buri akse ubu yazumva none navuga nase asigaye agira isoni noneho
nashakaga uri kuba kwandese mbere yo kunyaka ibyo unyaka nsigaye mba kwa Karinda hirya hariya uramwereke n'utuntu oya ndaje wigira ikibazo bamukasha ariko mwaya makoraje yesu yaba bana we nubwo ndimo amafaranga ariko agiye kugaragara pe agiye kugaragara rwose mbega bicari ngo arasebera muri uyu mudugudu ese warifata teko inama zacu ntazo yumvishije bamurungi bamugiriye inama yewe mana we imbwa ziraje zimurye aha mana niyo kumurengera Karabaye. Nimumfashe mu nzara. Yuni ndabona yaragiye kwiseta. Seta yawe se niyi. Ushatse kuvuga reka nze nkwereka ko byose bikora. Kingo kirakwiseta. Nibeshye kure kurimba nkwereke. Nibeshye nimumfashe. Ni wa mugore wasigaje inzara. Urya bawiza. Ibyo se birakureba. Ibyo se birakureba. Baraje gusarwa. Ndavuze ngo mbare ubusa rimwe. Kuri kiri byawe. Ndaje njye kuzana ibya. Ndaje njye kuzana ibyo yawe. Ndavuze ngo ndakwizeza ahangaha ahubwo ntukikaraze hejuru nkakwereka. Wafashe ingoma yawe ukageza. Ahangaha se ni iwawe cyangwa ni iwawe. Yibutse n'ubwo abatesa nuko None se ushaka amafaranga? waribagiwe wibutse ibitereko washeshe madamu. Ibiki se ubu sinaje gucuruza kari ukiriya. Yewe namwe nimuze mu ndebe mumfashe. Kari ukiriya ratamuze mu nshorere usanga ntokeje neza. Ako mugira amatiko. Egerayo kuvuga nabi. Ahubwo se wari wabona aha bahita ku gasima. Gasima se utarengera uhazi. Uraje wari wabona se Byakwa. Kari ukiriya kari. Sange wumviriye utarabana Ahubwo wibeshye. uraje n'umugore ku gasima Kirisha amajya dukorana. Ukasako cyanyitse. Yo ariko ntacyo ndahunguraho gakeya. Ni kari ukiriya. Nauja. Reka. Nauja musubiza se. Musubiza nanjye baye nawe cyaje. Ese mawuja usigaye ucuruza ibigori? Haha niba udahaha ugenda. Ntuze kumbwira ubusa. Ntabwo ndashaka gasuka. Agakweto mu byawe nyine. Uyu muhanda mana yawe. Mawuja wese. Reka ngure ntabe. Egira yose. Asaba. Wese ko kishiriho gakeya so nakyo. Nare. Ni kise mwebwe ko mbona muje muri nabi. makuru yawe naho Arasa narimo gucuruza. Iki? Gucuruza. wabindi amafaranga Nawe. Ako siye. Hani cyo mugana namwe mucishwa mbwa mugende kandi mugenda kandi mutagenda mu. Ayi, ahubwo ufite ibibazo mugore mwiza. Ibibazo kize sindimo gucuruza mu muri. Ntabwo bizajya mwaki. Cyangwa mufite ishyari. ubuse wafondote mwana wanjye wigenze Fondote se bayisiga baje gukora. Cyangwa ibyo ubundi birakureba iki? Amaso yose twakugira. Ubu wakabaye wicaye aha wowe. Ubu n'ubujyanye natwe urabona ukuntu twari ibyo Karibu kiriya nawe ushaka ikigori. Nabyokeje neza ni karibu ni karibu. Akundi mwebwe mwajanga muje kunyirukanira abakiriya. Umva. Ibi bigori bishirira. Ariko mbona nk'ukuraho impeta. Sinababwiye ngo mboga Gatasinze se noneho turamukira. Mukanye se none bamaze kubipuyanga ngo wahereze. ugiye kukwigisha. ahubwo usigara ubitekerezaho ubutaha uzatuganya kurangira uzajya kwiteza imbere mu bandi bagore oya reka mbabwire Mwumva imbere mureke kumuriza abakiriya uyu kuza. mwana w'umukobwa Ntagira yose nyine mumve hejuru. Ariko se ubundi umwana w'umukobwa n'imitererano ahubwo reka bashaka ko bashishurira ntabwo kwa ngiye gasima. ko n'inzu bayigira Byose mwashize imbere mukagenda muri muracaka iki. kuri pe uze ndagutiza inzu twigende ngaho ndabona kihagazeho nka kera aha cyo kwa gicari ntawabiva waribagiwe mukobwa
ko ushaka ibigori ushaka ikigori urakitokeje neza oya nta kibazo yewe ngo ndibishirire ariko ndaguhamagana ntabwo nakigura igitabo cyashirire ndagukata yuko cyashirire ndagukataho 50 ubwo ni 200 urayemera nuyemera mureke kuza kunsuzugurira aha ngaha ufite amafaranga ko mbona n'abakiriya ntabo ko mbona ntazi no kubyutsa ibi bintu ndabona binyobeye wanze ibyo bariya abagore bambwiraga ari byo koko ngiye kureba ukuntu nabakurikira banjyane muri ya matsinda najyaga numva wenda nabonamo ubushobozi bwo kugira icyo nkora ndabona ntabakigenda pe atashye wanze kumva ntiyanze no kubona